Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, izina ry'Imana yacu niryamamare mu ijuru no mu isi, icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa kane, itariki zo n'ebyiri, ukwezi ni ukwa kane, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko iki ni igihe cyawe cyo kurabagirana, ni igihe cyawe cyo guhindurirwa amateka, ni igihe cyawe cyo kwagurirwa imbago, ni igihe cyawe cyo kuzurirwa ibyapfuye, ni igihe Imana yibutse imirimo wakoze, ni igihe Imana yibutse amasengesho wasenze, ni igihe Imana yibutse ubutayu wazamutse, ni igihe Imana yibutse imfubyi wafashije, ni igihe Imana yibutse amaturo watambye izanye ingororano. Mwuka w'Imana ntumye kuvugana nawe uyu munsi ngo ni umunsi Imana yibutse imirimo wakoze. Hari imirimo wakoze uyikorera abantu barakwibagirwa, hari imirimo wakoze uyikorera abantu baraguta, hari imirimo wakoze uyikorera abantu bakuvaho, ariko Imana ivuze ngo yibutse imirimo yawe, irakwibutse, kandi Imana imanuwe no kuguhoza amarira umaze igihurira. Zaburi ya 20 umurongo waho ni uwa 7, haranditse ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi udusubirize uko tukwambaje. Imana y'amahoro ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka. Zaburi iyi ngiyi ni iya Dawidi. Kuri uyu murongo wa 7 yaranditse aravuga ngo none menye yuko Uwiteka ajya akiza uwo yasize. Haleluya. Ngo azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Uwiteka ajya akiza uwo yasize, Uwiteka ajya akiza uwo yahamagaye. Uyu munsi nawe Uwiteka amanuye kugukiza, kandi amanuye we no kugukuraho uburetwa, amanuwe no kugukuraho imitwaro, amanuwe no kugukuraho igisuzuguriro, amanuwe no kugukuraho imbaraga zigutsikamira kandi zikunaniza. Uwiteka ajya akiza uwo yasize, Uwiteka ajya arengera abantu be, Uwiteka ajya arengera abamushaka, Uwiteka ajya arengera abamuba bugufi. Ntabwo ajya ananirwa, ntabwo ajya atsindwa, ntabwo ajya acogozwa. Ni Imana ishobora byose. Uwo yasize aramutabara, uwo yasize aramurengera, uwo yavuganye nawe ntabwo ajya amusiga. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu uwo nguwo wiringiye Uwiteka wese ntabwo ajya akorwa n'isoni, ntabwo ajya mwara. Naho ageze ku mwuka we wa nyuma, hahandi ubona ko birangiye, Uwiteka ajya aseruka, kandi Uwiteka yaserutse aseruka nk'intwari. Ndavugana nawe unkurikiye, Uwiteka araserutse ku buzima bwawe, kuko Uwiteka ajya akiza uwo yasize. Humura, ibigerageza urimo uracamo ntabwo uzabipfiramo, ntabwo uzabiheramo, ntabwo uzabigumamo, ntabwo. Uwiteka ajya akiza uwo yasize. Uwiteka amanuwe no kugukiza, Uwiteka amanuwe no kukubohora, kandi Uwiteka amanuwe no kukurengera, Uwiteka amanuwe no kuguhagurutsa, kuko Uwiteka ari umwami w'amahoro. Bamwe biringira amagare yabo, hari abantu biringira amagare, hari abandi biringira amafarashi, hari abantu bajya bagutera ubwoba bakakumwaza, bakavuga ngo mbese Imana wasenziriye, bakavuga ngo mbese igihe wasengeye ntabwo ujya
aratabarwa. nawe wabireba koko ukabona igihe gishize ari kinini, ukabona imyaka irashize indi iratambutse, ariko Uwiteka ajya akiza uwo yasize. ndagira ngo nkubwire, nubwo bamwe biringiye amagare yabo n'abandi bakiringira amafarashi yabo, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Haleluya! barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. ndavugana nawe, akira guhaguruka weme. umva mama, akira guhaguruka weme. hari ibintu byari byarakwicaje, hari byari byaraguhetamishije umugongo, hari byari byaraguhetamishije ibitugu, ariko haguruka weme. none hamanuka muri komenti wandike muti nakiriye guhaguruka nkema. igenda wandike muri komenti uti ngewe runaka nakiriye guhaguruka nkema. Haleluya! abiringiye amagara abo barananiwe, igihe cyabo kirarangiye. hari abantu bamaze igihe baragufasha wijambo, abantu bamaze igihe barakunanije, ariko ndagira ngo nkubwire, ahantu umaze igihe wicaye Uwiteka aje kuhaguhagurutsa. maze igihe wicaye mu buretwa, wicaye mu buzima bw'igisuzuguriro, buzima bw'umubabaro, buzima bw'agahinda, buzima budafite igisobanuro, ubuzima buri aho ngaho bupfuye, ariko Imana y'amahoro ije kuguhagurutsa. akira guhaguruka weme wa mumama we, akira guhaguruka weme papa, akira guhaguruka weme wa mukobwa we, akira guhaguruka weme wa musore we. Imana imanuwe no kuguhagurutsa, kandi ubwiguhagurutsa iguhaye kwema mu izina rya Yesu. Imana iguhaye guhaguruka ukema. akira kwema mu izina rya Yesu, kuko ari Imana ishobora byose. Data, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano. uyu munsi ndasengera uyu muntu warunkurikiye, amaze igihe kinini hari ahantu yicaye ku ntebe y'igisuzuguriro, yicajweho n'abadayimoni. iyi ntebe yayicajweho n'abarozi, iyi ntebe yayicajweho n'abakonikoni, iyi ntebe yayicajweho n'abazimu. ariko uyu muntu ndamusengera, Mana, rambura ikiganza cyawe, rambura ikiganza cyawe ku buzima bwe Mana, umwihishurire. rambura ikiganza cyawe ku buzima bwe, umwiyereke Mana. ijambo ryawe riravuze ngo ujye ukiza uwo wasize. uyu muntu ndamusengera, Mana Nyiringabo, numwibuke umurengere, mwibuke Mana umutabare. muhagurutse, amaze igihe kinini ategereje ubutabazi. muhagurutse ucecekesha amajwi, kuko dore imiyaga yose ni wowe ujya uyihagarika, intambara zose ni wowe ujya uzihagarika. Mana, ndasengera uyu mumama afite ikibazo cy'urugo rwe, ndamusengera Mana, muhagurutse yeme. yambuwe ijambo n'abadayimoni, aryamburirwa mu rugo rwe, dayimoni amutesha agaciro, amushyira hasi, aramusuzuguza. ariko Mana, ndakwinginze uri mu gihugu cyo mu ijoro, uyu muntu umuhagurutse, uyu muntu umubambira amahema, uyu muntu umwihishurire kandi umwitamurure, uyu muntu umumara umubabaro, uyu muntu umumara agahinda, uyu muntu umukureho uburetwa, uyu muntu Mana, uyu muntu reka imbaraga zawe zigaragare ku buzima bwe, reka amaraso yawe agaragare ku buzima bwe, reka ubutware bwawe Mana ku rugo rw'uyu mubyeyi. ongera urusane, muhoza amarira ayo Satani yamurijije, ayarahagije. muhanagura agahinda aterwa n'urugo rwe Mana, ongera urwubake kandi wongera urugarukemo. weretse aba babyeyi bari gusengera abana babo, Satani yarabateye, abana babo bambura ijambo, abana babo Satani yateye abana babo. ariko ndasenze nkwinginga, reka ukora ibikomeye Papa, reka ukora ibikomeye Jehova, reka ukora ibikomeye Rishadai, reka ukora ibikomeye Mwami w'abami, reka ukora ibikomeye byiringiro bizima, reka ukore ibikomeye Papa. Mana, genderera uyu muntu Mana, mugenderere genderera urugo, ubohora abana babo bakiza indwara, abana babo baha ubuzima, abana babo bahe kwiga, abana babo baha ubwenge, bayirukanye umwuka wo kunanirana mu izina rya Yesu. aba babyeyi wabahaye abana ngo babanezeze, ariko Satani yahagurukiye muri aba bana abateza kutumva no kutumvira. ariko aba bana Mana, bahereze kumva, bahereze kumvira. fata kuri aba bana, fata kuri aba bana, bafateho Papa, bafateho Jehova, bafateho Mwami w'abami, kuko uri Imana igira neza, uri Imana y'amasezerano, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. hirya yawe nta yindi Mana. ndasengera uyu muntu umaze igihe yicaye ku ntebe y'igisuzuguriro, y'ubushomeri, nta kazi Mana, kingura irembo ry'umugisha, umuremera akazi mu izina rya Yesu. Mana, muremera akazi, ni wowe Mana ujya ukiza uwo wasize Mana. muhagurutse, ahaguruke yeme, abone akazi kandi keza kumugisha mu izina rya Yesu.
ndasengera uyu muntu umaze igihe arwaye ubu burwayi arwaye Mana, buri muntu wese buri ndwara yose arwaye nta n'imwe igikunanira, kora ku burwayi bwa buri muntu wese umukiza umutabare. Urakoze Mana kujya ukiza uwo wasize, icyubahiro n'ikibi cyawe Kristo, amen. Imana iguha umugisha we wumvishe isengesho, ukimara kumvira isengesho risheyaringa abantu 5, ukirifata ukarisheyaringa abantu 5, ndi umuhanuzi w'Imana natuye umugisha kuri wo. Ukibikora umugisha w'Imana ukubeho, ukibikora Imana igufungurira imiryango, ukibikora Imana ikwitamururire, ukibikora Imana ikwihishurire, ukibikora Imana ihagararane nawe, ukibikora ukuboko kwiza kw'Imana kugaragare ku buzima bwawe, ukibikora ukuboko kwiza kw'Imana kugaragare ku buzima bwawe. Imbaraga n'imbabazi z'Imana bikomeze kukomaho, imbaraga n'imbabazi z'Imana bikomeze kukugendaho, imbaraga n'imbabazi z'Imana bibe ku muryango wawe. Wowe utari wakora subscribe yikore, kora subscribe hano kuri Prophet Emma TV. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Kanda like, ntugende udakanze like, shyiraho comment yawe, ni ingenzi cyane. Imana ibaha umugisha, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.